Mukawera, Mukawera, Mukawera w'Imana, nimubane natwe ibihe byose. Mukawera, Mukawera, Mukawera w'Imana, nimubane natwe ibihe byose. Mana twuzuze Mukawera wawe Mana, udashoboza ibintu byose tunyuramo. Mwami Yesu agiye kujya mu ijuru, yabwiye intumwa ze kagiye gusubira mu ijuru. Ntabwo azabasiga bonyine, azawohereza umufasha. Uwo ni Mwuka Wera uzabana ibihe byose. Mukawera, Mukawera, Mukawera w'Imana, nimubane natwe ibihe byose. Mukawera w'Imana, Mukawera, Mukawera w'Imana, nimubane natwe ibihe byose. era ku ntumwa zawe ziraguhamya Mana, natwe urugero turimo dukeneye kuguhamya. Oye, oye, ni karibu mu mitima yacu Mana. Yohana wamugezeho ngo umwoherereza Mwuka we, Petero wamugezeho ngo umwuzuza Mwuka we, Stefano wamugezeho ngo umwuzuza Mwuka we, Pawulo wamugezeho ngo umwuzuza Mwuka we. Intumwa ziri hejuru mu cyumba wazujuje Mwuka we. Natwe nk'uyu munsi Mana dukeneye Mwuka we, natwe nk'aka kanya Mana dukeneye Mwuka Wera. Haleluya, ngwino Mana, ngwino Mana, muze Mwuka Wera. Haleluya, haleluya, ngwino ubane n'abasore n'abakobwa n'abamama n'ababyeyi bose, abapapa bose, abakecuru n'abasaza. Mwuka Wera ngwino, Mwuka, iryo ni isezerano wadusigiye, utaza dusiga twenyine, uza twoherereza Mwuka Wera ariwe mufasha udukwiye. Mana nyir'ingabo, ngwino ubane natwe. Haleluya, oh yeah, oh, oh, oh. Abana bato dukeneye Mwuka Wera w'Imana, babane nawe byose. Abasore n'abakobwa bose, abasore n'abakobwa dukeneye Mwuka abari utuyobora Mana muri rugendo.
kuko ntabwo byoroshye Mana tutayobowe nawe wabane natwe ng'ibihe byose abagabo n'abagore mwese abagabo n'abagore oya bakeneye Mwuka Wera wawe Mana kugira ngo ingo zubakwe neza Mana umuhanzi ari kwinjira mu miryango wabane nawe ng'ibihe byose abasaza n'abakecuru abakambwe n'abakambwe Mana yacu nabo bakeneye umusaza ari kuzuka Mwuka Wera n'ibintu byiza Mana oya wubahe Mana huguhe Mwuka Wera Mwuka Wera Mwuka Wera Mwuka Wera murakoze Imana imuhumurize komera Imana amashyi menshi cyane mutunga ibiganza muvuge ngo Imana imuhumugisha twakira umushumba no komera Imana amashyi kumuha ikaze kari umushumba mwicare amen mbere yuko niba ari n'umurozi ibyo ni akazi hafi hari ibintu biba bidahuye n'ubushake bw'Imana ahubwo icyo Imana ikora kirahari cyangwa ntigihari witeguye kubona imikorere y'Imana wageze hano mu nzu y'Imana haleluya uyu munsi ndashaka ko tuba mu ijambo ry'Imana Abatesalonike ba mbere Abatesalonike ba mbere ibice 5 yes turasoma umurongo wa 16 umurongo wa 16 17 18 19 aya magambo tugiye kuyigaho hanyuma rero abantu baza mu itorero bafite uruzerero wagira ngo ntago baba bazi icyabazanye Mana wa muntu ndakuburiye isohokere igenda rwose mbere yuko dutangira gusenga so haguruka witaba mwakire neza ijambo ry'Imana buriya umuntu udafite umwuka wera aba ameze nk'imfubyi umwuka wera ntago ari ikimenyetso cy'uko aba ufite bititiza umwuka wera ntago ari ikimenyetso aba ufite ngo nimwumve uko ivuganye nawe umwuka wera ntago ari ikimenyetso kikubwira ko uwo ufite wese aba pastor Yesu ashimwe umwuka wera ni ikimenyetso cy'umukristo wese wizeye Yesu Kristo cyo ni icyambere hari ikintu nshaka kukubwira nimba uzi neza ko wahawe umwuka wera we kuwukereza
ahangaha izi ni zimwe mu nzandiko za Pawulo. Yageze aha hantu harabareba asanga ni abantu bazinze umunkanya, bafite pressure, bafite depression, abantu barimo barapfa bishwe n'amastroke. Arabareba bari abantu baseka nuko bahaze, banditisha barahaze, bahaza amafiriti n'amanyama, ati barahaze, siko bavugara. Ibyishimo dukura muri Kristo Yesu nta kintu na kimwe bishingiyeho, bishingiye kuri Yesu wenyine. Kandi ntabwo bidusaba ngo mu mibyizi tuzinga umunkanya, muri weekend twambara udukabutura tugufi, niturangiza tugende ku Gisenyi tujye gukora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka ngo tujye mu byishimo. Hoya, haleluya. Bibiliya ivuga ngo mwishime iteka. Ko tutagira gucya, ko ntababona. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesu yamamare cyane, yamamare. Ibyishimo Imana itanga ntabwo bishingiye ku mafaranga. Ibyishimo Imana itanga ntabwo bishingiye ku bagore beza n'abagabo beza. Ibyishimo Imana itanga ntabwo bishingiye mu mazu meza, bishingiye kuri Yesu. Haleluya. Tuzagongana nabo twaburaye babone turishimye. Yego, tuzagongana nabo tutarashaka babone dufite ibyishimo. Siko mutavuga ngo amen. Fata mugenzi umubwire ngo ishima iteka. Haleluya. Ageze hepfo arababwira ngo musenge ubudasiba. Ntabwo gusenga ari ukuza hano mu rusengero, ntabwo gusenga ari uyu munsi wo kuwa kane, ntabwo gusenga ari ibihe bihoraho dupanga. Oya, gusenga, fata mugenzi umubwire ngo gusenga intwaro y'amasengesho. Abantu ariko badasenze bayobowe na Mwuka Wera. Ariko Mana yanjye we, hari abantu, hari abamama bazi gusenga, haracyari abagabo bazi gusenga. Ariko Mana ya Isiraheli asasira umugabo avuga ngo lebo sikata, akabiteka avuga ngo nestaya bini winema. Amasengesho ahindura ibihe. Kandi ntabwo dusenga kuko twaje mu rusengero. Gusenga ni intwaro ya buri munsi. Ngo ariko Mana ya Isiraheli, Yesu ashimwe. Arabareba, arababwira ati ariko mwa bantu mubibaho byose muhore mushima. Mugira ute? Nyeganyeza mugenzi umubwiye ngo heruka gushima Imana ryari? Muhore mushima, muhore mushima. Aho abandi baciye bagapfa, aryama agashyira abazamu, agashyiraho amakamera, nabwo yaryama akararana munsi akantu k'agahiri, kandi afite haleluya. Anivuga aho Imana itindana nawe. N'imbwa iyo igeze kuri uru rugi, iyo igiye kumoka, ihasanga ijwi rivuga ngo hano ntabwo ariho bamokera. Haleluya. Ariko ntugire icyo kire ngo ndashima Imana ko ndyama nkabyuka nkaba ndi amahoro, nkarota nkabona hede bone restakosia dotala bonefa. Cyangwa uyu munsi Imana ikagutembereza. Urafata ibiboga wavanye munsi y'urugo, ugafata ibitoki nabwo by'intica n'inikize, bya bindi baba batoraguye basakumye, nabyo ukabigura kuri make, nuko nabyo ukabivanga byose ukabidaha. Wamara kubizana nabyo ukabiteka nta mavuta arimo, cyangwa se nayo washyizemo ibivuta bya kabutindi usukamo nk'igice cy'akabuni, ukabirya byagera mu nda bikakugubwa neza,
uwariye amavuta ari ku kagero, isahane bayihanaguye, wowe igisahane waririyeho cyari cyuzuyeho ibizi, nta nubwo wabirya ukagubwa neza, ariko undi yabirya bikamutera diyabete, ariko ukabura ishimwe. Icyampa ukamenya imbaraga z'Imana zikurinda, icyampa ukamenya iby'Imana igusimbutsa. Abandi barimo baranywa utuyiko tubiri, ariko urimo uradaye nimba ari n'ikirushe ntago mbizi, urimo urakirunda mu gakombe ukavanga, warya ukabona igisukari nicyo kiri kureremba uri munywa, warangiza ukavuga ngo ntago nashima Imana. Unywa tubiri ari gukora ikosa akarenzaho gatatu gusa, agahita yinjira mu karongo k'umutuku. Iminota 3 icyuya kiramurenga, mbirasi niza kumuterura mwari muri kumwe. Paulo aravuga ngo mubibaho byose, ariko Mana ya Isiraheli, haleluya haleluya haleluya, aravuga ngo mubibaho byose muhore mushima. Haleluya haleluya haleluya. Ariko reba wowe uva hariya, Imana ikamanuka ikavugana nayo ngo ndakuzi, igaca ku munyamafaranga ikamubwira ariko uraza gusenga wakandagira mu nzu buryo budakwiye. Amafaranga umuntu ashobora gutanga adashobora kuza ku itorero ngo agire umumaro, agire ibikorwa by'itorero akora, akayaka ku giti cye, nta kintu amariye itorero, nta kintu afashije abandi. No hirya ku ruhande nabo musengana nabo yakureba kuko yakubonyemo ubushobozi agatwara nimero yawe, yagera hirya akaguhamagara akagucagingamo amafaranga. Ibyo bintu muzabibazwa ku giti cyanyu, nge ntabwo pastor bizaba bindeba. Ikindi, nge pastor ntabwo mfite speed governor ishyira umuvuduko ku muntu kugira ngo adakora ibi ngibi. Yego, umwigisha wese nzajya nzana hano mujye muba maso nkuko nanjye mba ndi maso. Kuko tuba tubaheruka ari bazima, hari ubwo bamara kuba bazima ariko hirya bakandura, sibyo? Turabafite bibitangaza bagaragaye ku social media, bamwe basambanye, abandi bakoze ibyaha runaka, kandi bari gusaba imbabazi, bari kwiyoberanya. Ariko ikintu ndi gutanga itangazo, abarokore mwese mwibere maso, mwibere maso, irondo ryivanze n'ibisambo cyane ntabyo mubona. Abantu bari gushaka kwagura inda zabo n'ibifu byabo, nta nubwo bagifite inyota na nkeya y'umuhamagaro. Reka da. Ikindi, abahanuzi, nimba ijambo rivuze ngo ntimukazimye umwuka w'Imana, mugerageze kuba mu rusinga rumwe. Gute waba uri umuhanuzi ntube connecte n'umushumba wawe? Cyo ni icyambere. Gute waba uri umuhanuzi ntuhana urusinga n'uriya muntu? Ikindi kintu, njyewe ntari naba n'umushumba ngo nyobore itorero, niyo nabaga ndi mu cyumba narafataga connection z'abandi bantu bose nkazicagagura. Kubera iki? Narangije kumenya neza yuko abo bantu bari mu ivangirwa, umwuka mfite n'uwo bafite ntago bihuye. Iciza rero uramuzimya uriya muntu, kandi ntago umubwira ngo ceceka, ahubwo ubutware buri muri wewe buragenda buramufata, bukagenda bugafata connection. Ntabwo dukwiriye kuvangirwa turi abahanuzi kandi dusenga Imana yaraduhaye impano y'ubuhanuzi. Umuhanuzi avangirwa gute? Nuko mumujugunyira urusinga. Igihe umuhanuzi ari mu rusinga uramusengera, ukamusengera, yaba umushumba, yaba umushyitsi, yaba undi wundi wumva ari gusenga, weho muhanuzi cyangwa n'undi muntu wese uri hano ubika umutwe. Biteye isoni ahantu Imana isigaye ivuga mwese mukane wagira ngo murimo murareba ikibuga cy'umupira kiri gukinira hano.
ntago mugitinya umwuka w'Imana, mwabaye ibyihebe, mwabaye ibyihebe, mwabaye abashizi b'isoni. Nta kintu mugitinya, nta kintu mukikanga, wagira ngo muri mu mashyaka abandi muri guhangana. Fata mugenzo mu bwenge, Imana iri kukureba, bimubwire. Umwuka w'Imana ushobora kuzimwa na bamwe mu bahanuzi, ukaba wazimya na bamwe mu bakristo twaje gusengana nabo hano. Mujye mwitondana aba bantu baza gusenga batihana, badashaka guhinduka, ahubwo bashaka ko Imana ibagira neza ariko bafite ibindi bintu bakenyereyeho. Yego, hari igihe umuhanuza kugeraho yananiwe kubera dayimoni z'ubusambanyi n'indi myuka yose, yaguhanurira akaguhanurira ibitandukanye. Iyindi ntwari iri kuzimya umwuka w'Imana mu itorero, bari abantu barimo baranca mu ijambo. Iyindi ntwaro iri kuzimya umwuka w'Imana mu itorero, amafaranga. Amafaranga ari kuzimya umwuka w'Imana mu itorero. Naho umuntu yaba ari umupfumu, naho yaba ari umurangi, akaza hano pasiteri akanjundika akamiliyoni, agaki pasiteri saravangirwa ukagira ngo mwari muziranye. Ntago ari bose, ntago ari bose, ariko amafaranga ajimije umwuka w'Imana mu itorero. Ubu aka kanya tuvugana ushobora kuba ufite impano y'ubuhanuzi, hagaturuka hari ikintu cy'ikigabo cyihanye kiretse inzoga ejo bundi, kandi hano dukeneye mwarimu wo ku itorero. Noneho ufite impano n'ufite amafaranga barataka gato, yatako nta kabazo gato, mwihangane kankakemure. Uzi ko bari bufate ya dayimoni y'amafaranga bakayishyira ku gatuti, uw'impano agakomeza kubuyera mu butayu. Muri kubibona mu madini amwe namwe cyangwa se n'aya yandi twavuyemo akomeye. Jambo riravuga ngo nimukazimye umwuka w'Imana. Gute waba utazimye umwuka w'Imana uhamagara umuhanuzi wawe akaza akagusengera agakubita amadayimoni na za karande n'imyuka mibi, ariko yataha ukamubwira ngo Imana iguhe umugisha, kandi yateze yaje yanafashe n'akamoto, cyangwa se ukajya gufata 2,000 agasuzuguro ukabimuha, kandi moto yateze ni nka 2,500. Ugafata umuntu w'umugabo wubatse urugo ukamugaburira ibiryo ukagira ngo narya nagera iwe ntago iwe bari mubaza ibyo kurya. Uyu muntu ni gute uba utamujimije? Tubwizanye ukuri, rega muri kuwuzimya ntimumenye ko ari mwebwe muri kuzimya umwuka w'Imana. Amina. Abagabo n'abagore babana ari abahanuzi cyangwa se umwe ari umuhanuzi cyangwa se umwe ari umuririmbyi, nimba uzi ko nta mpano ufite, kuki udashobora gusengera uwo muntu mubana kugira ngo iyo mpano irindwe kandi kure, ahubwo ukirirwa umutera ibikokora n'ibintuza byose, warangiza ukamwohereza mu itorero mu gitondo ngo genda ujye kuvuga ubutumwa bwiza, genda ujye guhanura. Hari ibindi bintu ari buha abantu, usaga agahinda n'amarira n'umubabaro. Yeburira we nduwiteka, nta bindi bintu ntashobora kwagura ubwami bw'Imana. Abantu bari kuzimya umwuka w'Imana cyane, ntabwo bari kuwuzimya. Gute waba uri umukristo waragendanye na pastor, Imana ikamukoresha umunsi wa mbere, umunsi wa kabiri ureba, umunsi wa gatatu ureba, ariko ejo mu gitondo ugahagara mu gatsiko akavuga ngo ndamuza akorana n'imyuka mibi? Kifata nk'agatasi kavuga ngo uriya ntago ari Imana imukoreramo. Ndi gutanga message, umuntu wese waba warasebeje umushumba wamushumbye amunyuze imbere,
akagenda akavuga yuko akwana n'imyuka mibi cyangwa se ari igisambo cyangwa se akunda abagore n'izindi ngeso zose yamurondoyeho. Uyu mushumba yaba ari mu Bugande, yaba ari ku Gisenyi, yaba ari mu mujyi wa Kigali, mbere yuko nguhesha umugisha tuzongere guhura waramugannye waramusabye imbabazi kandi warajyanye n'ituro riremereye ry'ishimwe. Ntabwo uzigera uhabwa umugisha akanwa kawe karavuze umukozi w'Imana kuriye. Kandi hano ndimo ndababona abantu bamwe na bamwe bagiye bahagara muri utwo dutsiko basebye abashumba babo. Ibaza umuntu ugusabiye umugisha akaguhesha umugisha akakubwira ngo genda Imana iguhe umugisha, wowe ukamuhindukiza ibyo bigambo bibi n'ubwo burozi. Mbere yuko nguhesha umugisha, mbere yuko uhabwa umugisha, mbere yuko winjira mu masezerano, genda ugana uriya pastor ubone gukurwaho umuvumo n'iyo myuka mibi, kuko uraboshye. Dufite abantu bafite imivumo bicara mu nsengero, bari mu nsengero badashobora no kuzigera bakurwaho iyo mivumo kubera yuko binjiye nabi. Kandi Bibiliya abo bantu ikunda kubita ababigiyoni. Ababigiyoni ni abantu baje biyoberanya kuri Yosuwa, baza bigize intumwa bagaragaza yuko bari kumwe na Yosuwa, nyamara ari ubwoko bubi, bari abanzi ba Isiraheli bagombaga kwicwa. Baza bububa babwira Yosuwa, baramubwira ngo turabagaragu bawe, turaturuka mu gihugu cya kure, none turakwinginze twemerere tugukorere. Abakuru baduhaye ibyo kurya n'ibyo kunywa, imyambaro yacu yaducikiyeho, imitsima yaragwengeye. Kumbe bari bafite target yo kwinjira mu Bisiraheli kugira ngo babone uko basenya. Intumwa. Bibiliya avuga ngo Yosuwa n'Abisiraheli bakora ikosa rikomeye ngo bemezwa n'ibyo